cy'Imana reka nguhugiremo kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu wihishemo umujinya w'Imana amazina amaraso yo mu rubavu rwawe bigize uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha imbaraga bizabyo bye kuzatsinduka undi dore namba y'ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi gupfa. amahoro y'Imana abe muri mwe. Imana ishimwe cyane, tunejejwe no kubona uyu mwanya wo kubaha ikaze muri iri teraniro mwateguriwe n'Itorangirikani ry'u Rwanda kugira ngo turamye Imana, kugira ngo twumve ibyo itubwira kandi natwe tuyibwire ibituri ku mitima. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka dusenge. Uwiteka mwe Mana, tuje imbere yawe kugushimira ibyiza bikomeye ujya uduha, kuguhimbaza uko ukwiriye rwose, kumva ijambo ryawe ryera, kandi tuje kugusaba ibyo twifuza mu mitima yacu ndetse n'ibyifuzo by'imibiri. Turakwinginze ngo uze ubane natwe, kandi ubwo uri Imana yera turagusabye ngo utubabarire ibyaha byacu, maze duterane n'Imana yera natwe twejejwe nawe. Udutonyangiriza amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, maze utubabarire ibyaha byacu twagukoreye, mu byo twavuze, mu byo twakoze, mu byo tutakoze bikwiriye. Mwami, turakwinginze ngo utubabarire, kuko uri Imana ibabarira, uri Imana y'inyembabazi. Twizeye ko utubabariye, kuko aricyo cyatumye utanga umwana wawe Yesu Kristo, aratwishyurira, atubambirwa ku musaraba, urwandiko rwaturegaga ararubamba. Mwami, tukaba twizeye ko turi muri presence yawe, mu bwiza bwawe, mu kugendagenda kwawe, twemewe nawe kandi watubabariye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugutuye ibiri bukorwe byose hano ngo biheshe izina ryawe icyubahiro, kandi bituma abantu bawe bishimira kuba mu bwami bwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka dukomeze duce bugufi noneho dusenge, dusengera ibyifuzo bitandukanye, kandi dusengera n'ibiri ku mitima dufite, duhuje umutima, kuko dufite iryo sezerano yuko Yesu yatubwiye ngo ababiri muri twe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basengera ngo bazagikorerwa. Reka rero dusenge duhuje kandi tujyana. Uwiteka mwe Mana, turi imbere yawe tugushimira amahoro turimo, tugushimira ibihe turimo, nubwo hari iyi ndwara, nubwo hari iki cyorezo, ariko turagushimira inama z'abatuyobora, abaturi imbere, zadufashije uyu munsi tukaba twumva abarwayi bakira, twumva abandi barindwa, ndetse Mwami twumva ko ibintu bigenda birushaho kuba byiza. Turagushimira rero, turagushimira abayobozi b'igihugu uhereye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika,
Paul Kagame n'umuryango we n'abamufasha bose tubashyize mu biganza byawe kugira ngo ubarinde, ukomeze kubayobora, ukomeze kubakunda, ukomeze kubitaho kandi ubahe ubwenge bwo kutuyobora neza kugira ngo igihugu gikomeze kugira amahoro n'iterambere n'umutekano. Mwami, turasengera abashinzwe umutekano badufasha mu buryo butandukanye. Turasengera abaganga bari kuri uru ruhembe rw'imbere barwana n'indwara n'iki cyorezo. Mwami, turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kandi turasengera n'itorero ryawe, itorero waguze amaraso y'igiciro cyinshi, amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Turagusenga tukwinginga ngo ukomeze itorero ryawe, uryuzuze umwuka wawe wera kugira ngo rishobore guhagarara mu bihe nk'ibi rivuga inkuru yawe, rikuvuga inkuru nziza kandi rigaragaza ubwami bwawe. Turasengera abayobozi b'itorero ryacu duhereye ku mwepiskopi mukuru Dr. Laurent Banda, kandi n'abasenyeri bose n'abapastori bose n'abantu bose bakora umurimo wawe kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibyo nabyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kandi Uwiteka mwami Imana, turakwereka abarushye n'abaremerewe, duhuje inama, duhuje umutima muri iki gitondo. Turakwereka abantu barimo kunyura mu bihe bitoroshye, yaba ari iby'uburwayi, yaba ari iby'ubutunzi by'imitungo, yaba ari iby'ibibazo hagati y'imibanire y'abantu, imiryango ku yindi, abagabo n'abagore, ababyeyi n'abana. Mwami, umuntu wese waba uri mu biruhije muri aka kanya turamwingingiye, dutuje tumwingingira, yaba ari abari mu bitaro, yaba ari abari mu ngo, yaba ari mu mazu y'igororero, yaba ari imiryango yabo. Turakwinginze ngo ubatabare, ubegere, ntagire umuntu wiyumva ari wenyine, ahubwo ukuri Imana, uko Yesu yadusezeranije ngo ntazadusiga nk'imfubyi, ngwino wegere buri muntu wese. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Kandi dukomeze dusenga tuyobowe n'isengesho ryateguwe uyu munsi ku munsi w'ubutatu, kuri iki cyumweru cy'ubutatu, kuri paje ya 86. Dusenge dutuje kandi duhuje umutima. Mana ishobora byose idashira, twebwe abantu bawe turagushimira yuko wadufashije kwemera iby'ukuri waduhishuriye, tukamenya yuko uri ubutatu buhoraho, ari bwo Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, tukabuhamirisha kwemera kwacu. Kandi Mana, turagushimira yuko watwigishije ko ubwo butatu ari Imana imwe. None turagusenga Mana, dushima ubumana bwawe bukomeye. Nuko turakwinginze uturinde dukomeze kwizera ibyo byose, kandi ujye uturinda ibyago byose byadutera. Niwe Mana ihoraho, uri ku ngoma, kandi uri Imana imwe iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ukunda bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Uduhe none ifunguro ritunga uko bukeye, utubarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubarire bitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Murakoze. Reka dusomerwe ibice byateguwe uyu munsi. Igice cya mbere tugiye gusomerwa kiri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya 40, duhereye ku murongo wa 12. Murongo wa 12 mu gice cya 40, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo Imana ikomeye. Ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi, akageresha ijuru
intambwe z'intoki, akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi, agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani. Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka akamuhugura nk'umugira inama? Ninde yigeze kugisha inama, kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza? Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. I Lebanoni ntihaba inkwi zo gucana zihagije, kandi n'inyamaswa zaho ntizashyika kuba igitambo cyoswa. Mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa, ndetse ari hanyuma y'ubusa. Nuko rero Imana mwayihwanya nande, cyangwa mwayigereranya na shusho ki? Dore igishushanyo kibajwe, umucuzi abanza kukiyaza, umucuzi w'izahabu akagiteraho izahabu, akagicurira imikufi y'ifeza. Umutindi utabona ituro ringana rityo ashaka igiti kitazabora, maze akishakira umukozi w'umuhanga wo gushinga igishushanyo kibajwe kitazakuka. Mbese ntimwamenye kandi ntimurakumva? Ntacyo mwabwiwe uhereye mbere na mbere? Uhereye igihe isi yaremewe ntacyo mwasobanuriwe? Iyo niyo yicaye hejuru ku rusenge rw'ijuru, abaturage bo mu isi bameze nk'ubuzikira. Niyo ibamba ijuru nk'inyegamo, ikaribamba nk'ihema ryo kubamo. Ibikomangoma ikabihindura ubusa, n'abacamanza bo mu isi ikabahindura bitagira umumaro. Ni ukuri niyo bagiterwa, ni koko niyo bakibibwa, kandi igiti cyabo niyo kigishora imizi mu butaka. Imana ibahuhaho bakaraba, umuyaga wa serwakira ukabayora nk'ibishingwe. Nuko rero mwangereranya nande twahwana? Ni ku Uwiteka abaza. Nimwubura amaso yanyu murebe hejuru, ninde waremye biriya, agashora ingabo zabyo mu mitwe zose, akazihamagara amazina? Kandi afite imbaraga nyinshi, akagira amaboko n'ububasha. Nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Yewe Yakobo, Isirayeli, niki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye yarabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Igice dusomeye cya mbere naho kigarukiye. Igice cya kabiri tugiye gusomerwa kiri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo wera, igice cya 28, turahera ku murongo wa 16. Murongo wa 16 mu gice cya 28, ubutumwa bwera nk'uko bwanditswe na Matayo. Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Igice cya kabiri dusomeye naho kigarukiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana.
mwaramutse kandi muraho. Turashima Imana nanone yongeye kuduha umugisha wo kugira ngo twongere tuze mu mago yanyu tubasange aho muri. Turabashimira Imana cyane. Tumaze iminsi dushima Imana iduha umugisha wo kubasura hafi buri cyumweru, noneho ni twebwe tuza mu mwanya wo kugira ngo bari mwebwe muza, kandi nabyo turabishimira Imana. Turashima imiryango imaze igihe rwose ku cyumweru bahura, umuryango wose ugahurira hamwe bagashyiraho izi porogaramu zacu zo kuri televiziyo mugasengana natwe. Izo raporo turazibona kandi turabashimira cyane. Turashima ibyo murimo gukora, mwebwe abandi barimo kwitanga mugakomeza gusangira na bagenzi banyu kuri by'Imana yabahaye, namwe turakomeza kubashimira. Turashimira abapastori murimo kwitanga, turabashimira cyane rwose uburyo mwitanga mugakomeza kuvugana n'abantu bacu no kubashakisha. Abakirisitu bashaka namwe abapastori banyu, tubona ari ibintu byiza cyane. Turashimira leta yacu kubw'imirimo myiza imaze iminsi ikorwa, cyane cyane turashimira Imana kubwaguma mu rugo irimo kugenda yoroha. Iki cyumweru abamotari baraje, numva bamaze iminsi ngahe sinakubwira rwose, ni umunezero mu mujyi. Hari abandi bari bamaze iminsi kujya ku kazi bibagora, ariko ngira ngo ubu ngubu byoroshye. Ariko kuba abamotari mwarasubiye mu muhanda ntabwo bikuraho ikibazo cyangwa se iki cyorezo tumaze iminsi duhangana nacyo. Turabibutsa ngo mukomeze kwirinda nk'uko bababwiye, kandi tukongera tukibutsa inshuti zacu za Rusizi ndetse na Rubavu. Mu kanya umwepiskopi mukuru araza kubasengera, ariko turenda kubibutsa yuko tubakunda kandi ko turi kumwe namwe. Twaramenye ko uburwayi bwabagezemwo, tubabwire ngo mwihangane. Abatararwara mukomeze mwirinde. Abarwaye cyangwa se ukumva ufite ikintu kitari cyiza, ubu burwayi ni byiza ko bumenyesha umuganga bukiri kare. Simbuka ujya aho umuganga ari ubabwire uti numva ameze n'incyamfite umuriro, nk'uko badusobanurira ibyo bintu byose, hanyuma ubone ubufasha. Twashimiye Imana rwose tubonye kuno gufungura kugenda koroha. Turizera ko natwe abamatorero birimo kugenda bitwegera buhoro buhoro. Dusabe rero abakirisitu bacu mwihangane, turaba dusengera kuri iyi televiziyo. Biragaragara ko mu minsi itari ya kure turi busubire mu nsengero zacu, kuko turabona ibintu birimo kugenda bitungana nubwo hari bagenzi bacu babangamiwe muri no minsi. Twabashimiye Imana rero. Mu kanya umwepiskopi mukuru nawe araza kuza abasuhuze, kandi agira akanya ko gusengera abantu ba Rusizi na Rubavu. Mu kanya araza kubasengera kugira ngo Imana yacu ikomeze kubafasha. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Turashima muri iki gitondo ko mwongeye gufatanya natwe. Turashima ko mwongeye kutwakira mu ngo zanyu, mu miryango yanyu, muri salo zanyu. Turashima Imana kuri uyu mwanya, kandi tubonereho n'uburyo hamwe n'abo dufatanije bose bwo kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi twishimiye, ni umunsi wo guhimbaza, ni umunsi wo kuramya, ni umunsi wo gushimira Imana aho idukuye n'aho itugejeje, ibyo imaze kudukorera no muri iki gihe cya Covid. Ntabwo ari bikeya, Bishop Amoti yabivuze, sindi bubisubiremo. Nagira ngo rero nk'uko bansabye dufatanye, tugira akanya ko gusengera abantu bo muri Rusizi, ndetse dufatanye dusengere n'abantu bo muri Rubavu. Ubwo rero aho muri, ndazi yuko hariho bamwe muri mwebwe dufatanije rwose turi kumwe uyu munsi. Nagira ngo ngende mbasaba kugira ngo dufatanye gusenga. Nagira ngo rero rwose Bishop Mvuna abandi aho uri, iwawe mu rugo wicaye muri salo, nagira ngo usengere abaganga bo muri ibyo bice, nagira ngo usengere abareba umutekano bari muri ibyo bice, nagira ngo usengere abayobozi b'inzego z'ibanze bari muri ibyo bice, nagira ngo usengere abakozi b'Imana bari muri ibyo bice, nagira ngo usengere abafashwe n'icyo cyorezo cya Covid kugira ngo Imana ibarinde kandi babone ubufasha bukwiye. Nagira ngo usengere ababo barwaje batekereza kuri abo barwaye,
nagira ngo usengere ku batararwara, nagira ngo usenge Imana ikingire kandi ikinge, irinde, ikumire icyo cyorezo muri icyo gice, maze n'abariho babafasha nabo Imana ibarinde. Nagira ngo ngusabe usenge, natwe twicishe bugufi dufatanye nawe. mu ijuru mugabye muremye kandi murenzi w'abantu twese, mu gihe ku isi yose no mu gihugu cyacu dukomeje guhangana n'icyorezo cya COVID-19, turagushimira uburyo ukomeje kuturindamo kuko byashoboraga kuba bibi cyane, kandi turagusaba kugira ngo tubere umuti n'urukingo dukize iki cyorezo. Kandi turagira ngo ku buryo bw'umwihariko tuguture akarere kacu ka Rusizi, aho kubera ubucuruzi bwambukanye imipaka habonetse ubwandu bwa COVID-19. Turagusaba rero kugira ngo abanduye bose ubagaragaze kandi ufashe unayobore abakora umurimo wo kubavura, bakora ibikwiriye mu gihe gikwiriye, babavure bakire vuba. Kandi turagira ngo tuguture aho igihugu cyacu gihana imipaka hose n'ibihugu bidukikije, kugira ngo uharinde, uturinde rwose ubundi bwandu bushya, maze wiheshe ikuzo n'icyubahiro mu Rwanda no mu bihugu duhana imbibi ndetse no ku isi yose, dukize icyorezo. Tubigusabye tubigushimira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Reka nongere nsabe Bishop Sembegera rwose, aho uri ugomba kuba nawe uri kumwe natwe, kuko njya nganira nawe ukatubwira yuko dukurikira buri munsi, aho uri muri salo muri kumwe na madamu n'abandi se mwaba muri kumwe. Nawe nagira ngo ngusabe usengere abantu bo muri Rubavu, usengere abayobozi b'inzego z'ubutegetsi bwa leta muri Rubavu, usengere abaganga, usengere Bishop Augustine n'umuryango we, usengere abakristo muri Rubavu n'abanyarwanda bose bo muri Rubavu, usengere ababa barafashwe n'icyo cyorezo cya coronavirus, usengere abacunze umutekano bakurikira, usengere abangabo bariho bakurikirana bapima kugira ngo nabo Imana ibarinde, ubasengere, usengere ngo icyo cyorezo gikumirwe muri icyo gice, kandi Imana ikomeze kubarinda. Bishop Sembegera, aho uri rwose ngusabe usengera abo bantu. Duhuze umutima dusengere akarere ka Rubavu, ubuyobozi bwako, abagatuye bose, n'itorero Anglikani ry'u Rwanda rikorera muri ako karere. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye uyu munsi waduhaye nk'impano iva mu rukundo rwawe, kandi wadusezeranije ko uzatega amatwi abagusenga no gusubiza ibyifuzo byabo. Muri aka kanya tukuzaniye akarere ka Rubavu, dusengeye ubuyobozi bwako n'abagatuye bose, bafatanirize hamwe urugamba rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi yose, n'u Rwanda rudasigaye inyuma. Ubahumurize, ubakomereze ibyiringiro. Dusengeye itorero ryawe rikorera muri ako karere, cyane cyane itorero Anglikani ry'u Rwanda Diyoseze ya Kivu. Tukweretse umwepiskopi wayo Musenyeri Ahimana Augustin n'umuryango we. Tugushimiye ibyo umaze kubakoresha byose, kandi tugushimiye na diyoseze nshya irimo itegurwa muri ako karere. Tukweretse uwo watowe kuba umwepiskopi wayo, ari we Rukundo Methode n'umuryango we. Tumusabiye umugisha
no kuyoborwa n'umwuka wawe wera mu mirimo mishya Imana imushinze. Dusabiye kandi abapasitori ndetse n'abakristo bose bazafatanya nawo uwo murimo kugira ngo bazabere urumuri mu bikorwa byabo biguhesha icyubahiro bazaba bakora. Mana ubaha umugisha kandi uha umugisha imyiteguro yose yo gutegura iyo diyoseze ya Karongi. Ibyo tubisabye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amina. Mana ishobora byose, Mana yumva amasengesho kandi ikayasubiza, Mana ihoraho, muganga mukuru, turakwinginze kugira ngo usange abo bantu bose barwaye iki cyorezo cya kovide cyagezeho, ari abari muri Rubavu, ari abari muri Rusizi, ari abari muri iki gihugu cyacu cyose cy'u Rwanda, ubasange, ubakize, ubahumurize, ufashe abaganga bariho babakurikirana kugira ngo uburyo babafashamwo amagambo bababwira, uburyo babatera imbaraga, Mana ubakomeze, ubahe ituze, ubahe guhumurizwa kuva kuri wowe. Abaganga ubahe ubwenge, ubahe ubushishozi, ubakoreshe kugira ngo aba bantu bakire. Turakwinginze, turagusabye kandi kugira ngo abo bariho bakurikirana bapima, abacunze umutekano, abaganga, abaforoma bakurikirana abo bantu, bitaye kuri abo bantu bariho badufasha muri ubwo buryo bwo gukumira, kugira ngo n'abaho bagenda mu mihanda, aho bagenda mu ngo, aho bagenda mu midugudu, Mana ishobora byose nabo ubarinde kandi ubanire imiryango yabo. Turagusaba Mana ihoraho kugira ngo wumve amasengesho yacu nk'uko twayakugerejeho. Mana turakwingize kugira ngo wumve amasengesho yacu kandi uyasubize mu buryo buhwanye no gushaka kwawe. Bana natwe, komeza kuturinda, rinda igihugu cyacu cyose, rinda ubuyobozi bw'igihugu cyacu, rinda abanyarwanda bose aho bari, turindire imbibe, turinde Mana, ukumira iki cyorezo maze twongere gusubira mu buzima busanzwe. Turakwinginze mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Nagira gushimire abo bepiskopi bari mu kiruhuko cy'izabukuru bafatanijwe natwe gusengera bene Data n'abanyarwanda muri rusange muri ibyo bice bya Rubavu na Rusizi. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi dufite amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana tugezwaho na Bishop wa Diocese ya Kigeme. Bishop wa Diocese ya Kigeme ni Bishop Asieri Musabyimana, muramubona hariya, tumuhaye ikaze. Turizera neza yuko ari butugezeho ijambo riri budukomeze, ijambo riri budutera imbaraga. Turasenga ngo Imana ikoreshe Bishop Asieri, reka tumusengere atugezeho ijambo ry'Imana. Mana ishobora byose, jya imbere Bishop Asieri, umukoreshe nk'uko ushaka, umwuka wawe wera amujya imbere kandi ageze ijambo turi bwumve mu mitima yacu twese. Bana n'umuryango we, bana na Diocese yayoboye, bana n'abakristo bo muri Kigeme, bana n'abantu bose bo muri icyo gice, Mana kugira ngo bahe umugisha. Ariko muri aya mahirwe tugize yo kugira ngo atubwire ijambo nk'abangirikana aho turi bose twumva ijambo ryawe, nk'abakristo turiho twumva ijambo ryawe kuri iyi televiziyo, nk'abanyarwanda muri rusange, Mana udusange kandi umukoreshe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bishop Asieri, Imana igukoreshe kandi iguhe umugisha. Murakoze. Ba Kristo bavandimwe, ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nishimiye kandi uyu mwanya kuba mbonye uyu mwanya w'igiciro wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana.
ijambo ry'Imana riraba rikubiye mu bice badusomeye mu gice cya mbere mu gitabo cya Yesaya cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 40 umurongo wa 12 kugeza 31 no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 duhereye ku murongo wa 16 kugeza ku wa 20. Reka dusenga Imana. Mana data twese, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe. Tugushimiye ko ugiye kubana natwe kandi ugiye kubana n'abakristo hirya no hino bari kumva ubu butumwa, kugira ngo ukomeze kubagirira neza no kubaha umugisha wawe. Ngwino tuyobore, reka umwuka wawe wera dukomeze adukoreshe, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amena. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho rifite intego ivuga ngo kwizera Imana imwe mu butatu bwera. Uyu munsi ni icyumweru cy'ubutatu bwera, ni icyumweru kiba mu byumweru 8 nyuma ya Pasika. Kuki tuvuga ubutatu bwera? Ni ukuvuga Imana imwe mu butatu bwera, Imana data twese, Imana umwana, Imana umwuka wera. Ni ukuvuga ngo ni Imana imwe, umuremyi w'ijuru n'isi kandi w'ibintu bigaragara n'ibitagaragara. Kubaho kwabwo ni kumwe, kudashira kwabwo n'imbaraga zabwo n'icyubahiro cyabwo birahwanye. Nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 1. Imana umwana ni ukuvuga Yesu Kristo, kandi Yesu Kristo ni umukiza wacu, umwami wacu, n'ijambo w'Imana nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 1. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data atamujyanye, kandi amaraso ye yameneye ku musaraba niyo atwezaho ibyaha byacu byose, nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse igice cya 1 umurongo wa 7. Dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe muhuza w'Imana n'abantu, niwe waduhishuriye Imana mu buryo bwuzuye. Kandi Yesaya igice cya 9 yamwise umujyanama, Imana ikomeye, data twese uhoraho, umwami w'amahoro. Imana umwuka wera, dusabwa kugirana ubumwe n'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo mu mibereho yacu tugasabana nawe, tukagirana ubumwe nawe, tugakorana n'umwuka wera nk'umufasha wacu, tugakorana n'umwuka wera nk'umuhumuriza wacu, tugakorana n'umwuka wera nk'umujyanama wacu. Aduha kubaho mu buzima bwo kubaha no guhesha Imana icyubahiro, kandi akatuyobora mu kuri kose. Ndetse Pawulo yandikira Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16 yaravuze ati, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka wera, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kumenya ko umwuka wera ari isezerano, ari uwisezerano, yaje kugira ngo agendane natwe, abane natwe, atubere umufasha muri byose. Ndagira ngo ngaruke ku bice badusomeye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 40 umurongo wa 12 kugeza 31,
ndetse no mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 16 kugeza 20. Ndagira ngo mbere yuko ngira icyo mvuga kuri ibi bice ngaruke kuri Yesaya gatoya ndetse no kuri iki gitabo. Ubundi Yesaya, izina Yesaya bivuga agakiza, Uwiteka arakiza cyangwa agakiza k'Uwiteka. Iki gitabo cy'umuhanuzi Yesaya kigizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere kiva ku gice cya mbere kugeza kuri 39 tubonamo ubuhanuzi bw'imbuzi. Ni igihe Yesaya yaburiraga Abisirayeli ngo nibatumvira Imana bazagira akaga kandi bazagira urupfu. Ndetse igice cya kabiri muri iki gitabo tubona gitangirana n'igice cya 40 kugeza ku gice cya 55 aho tubona ubuhanuzi bw'ihumure. Ni igihe bari mu bunyage i Babuloni, bari bategereje ikibahumuriza. Niyo mpamvu Yesaya mu buhanuzi bwe muri ibi bice byose abereka ko Imana iri kumwe nabo, abereka ko Imana iri kumwe nabo kandi ibahumuriza. Igice cya gatatu turagisanga ku gice cya 56 aho tubona ubuhanuzi bw'ibyiringiro. Bwari ubuhanuzi bw'ibyiringiro kubera ko Yesaya yabwiraga Abisirayeli ko igihe kizagera Imana ikabagarura mu gihugu cyabo hanyuma bakacyubaka. Iyo rero tugarutse kuri iki gice badusomeye igice cya 40 duhereye kuri uriya murongo wa 12 tubona umuhanuzi. Iki gice kitwereka neza ko nacyo kiri muri cya gice cy'ubuhanuzi bw'ihumure, kandi uriya murongo kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17 tubona urukurikirane rw'amagambo asingiza Imana, arata gukomera kw'Imana yacu, avuga imbaraga n'ubwenge by'Imana Data twese. Bigaragaza aho yagendaga atanga ingero. Ninde washyizeho amazi, ninde washyizeho imisozi, ninde wayigiriye inama? Ntawe. Hanyuma Yesaya akunda gukoresha ikibazo akavuga ngo Imana mwayihwanya nande cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki? Ahamagarira abantu kwihana no kwizera Imana yera kandi Imana ishobora byose. Imana yaremye byose, isumba byose na bose. Ni Imana ibera hose icyarimwe, kandi kuba ari Imana ibera hose icyarimwe ni ijambo ry'ihumure kubizera, kuko iyi Mana iba hose, ihora yiteguye kudutabara, ihora yiteguye kutugirira neza, ihora yiteguye kureba imibabaro y'ubwoko bwayo, nk'uko n'uyu munsi turi muri iki gihe twugarijwe n'iki cyorezo cya COVID-19. Twizere ko Imana yacu iri kumwe natwe kandi ko yiteguye kudutabara. Bigashimangirwa n'amagambo tubona mu Gutegeka kwa 2 igice cya 4 umurongo wa 7 aho bavuga ngo mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje. Iyi Mana yera, iyi Mana ishobora byose idusaba kuyambaza, idusaba kwitakira, idusaba kwibwira ibyacu. Ni nk'uko no muri Zaburi ya 11 umurongo wa 4 bitubwira. Kandi ibi bituma tugomba kuba maso, tukirinda mu myifatire yacu no mu byo dukora byose, kuko ushobora kwihisha amaso y'abantu, ariko iyi Mana kuko ibera hose icyarimwe ntaho twayihishira. Ni nayo mpamvu uvuga rero ngo ntaho twakwihisha ngo dukora ibyaha, ntaho twakwihisha ngo dukora ibyo twishakiye, ahubwo tujye twibuka ngo ijisho ry'Imana riratureba kandi riri kumwe natwe. Kandi ndagira ngo ahangaha twongere twibuke ngo iyi Mana niyo yabwiye Dawidi
yandikaga Zaburi ya 46, Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Hanyuma agakomeza avuga ati nicyo gituma tutazatinya. Haleluya! Naho isi yahinduka n'imisozi ikajya imuhengeri, Imana yacu iguma kuba ubuhungiro bwacu. Imana yacu iguma kuturinda kandi iguma kutubera byose muri byose. Imenya byose rero, ndetse hari ijambo Pawulo yavuze, kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, ngo kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Bishaka kutwereka ko Imana yacu iri hejuru yacu twese, kandi ishaka kutugirira neza. Ni Imana yera rero, ni nayo mpamvu n'abayikorera bose dukwiriye kuba abera mu ngeso zacu zose. Ku murongo wa 29 kugeza 31 turabona iyi Mana ari Imana ikomeza abatentebutse, ikomeza abacitse intege, niyo ihembura ababuze imbaraga. Hanyuma ku murongo wa 31 akavuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bene data, ndabibutsa ko Imana yiteguye kutwongerera imbaraga kugira ngo tugendere hejuru y'imitego yose ya Satani. Niba ufite ibikuruhije bikaguca intege, tumbira Yesu Kristo wabambwe akubere akuneshereze, kuko yanesheje Satani kubw'umusaraba. Ndetse mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 17 kugeza 18 atwereka neza Yohana yahishurirwaga, yaramubwiye ngo komera, ngo witinya, ngo icyakora nari narapfuye, ngo none dore ndiho ndi muzima, ngo nuko ukomere, ngo mfite imfunguzo z'ikuzimu n'iz'urupfu. Ni Yesu wanesheje urupfu akanesha Satani. Mwishingikirizeho, mwakire akubera umwami n'umukiza wawe, hanyuma urakomera ushikame. Mu gice rero cya kabiri badusomeye muri ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 16 kugeza 20, tubona Yesu yari yongeye kwiyereka abigishwa be. Hanyuma turabizi ko bari bamaze iminsi barahungabanijwe nuko bamubonye abambwa, ndetse agapfa ariko akazuka, ariko byabafashe igihe kugira ngo bongere kwizera cyangwa bagire kwizera kuzuye. Ariko Yesu ku murongo wa 19 kugeza 20 Yesu abaha inshingano nkuru, ari nayo yahaye itorero rye. Iyi nshingano aravuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa. Ibi bijyanye n'intambwe eshatu, harimo mugende mubabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, hanyuma mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Ndashaka kubabwira ngo iyo tugeze kuri inshinga mugende, mu cyumweru gishize umwepiskopi mukuru yatubwiye ko dushobora kugenda mu buryo butatu. Hari kugenda ugahagarara ugasenga, ugasengera abagenda, kuvuga kujyana ubutumwa bwiza. Hanyuma ariko nawe hari uburyo ugomba nawe guhaguruka ukagenda. Ariko nanone icya gatatu yaravuze ngo ushobora gutanga, ugashyigikira umurimo w'Imana, ugashyigikira abagenda bajyanye ubutumwa bwiza. Hanyuma rero aba tugomba kubatiza nk'uko Yesu yabyihamirije, aravuga ngo tubabatize mu izina ry'Imana Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Aha Yesu bwe nawe yahamije Imana imwe mu butatu bwera, Imana ikorera mu bumwe bwuzuye. Hanyuma icya gatatu aravuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose,
kandi kwiga ntabwo bigira iherezo keretse igihe cyose uzaba utakiri mu isi. Hari umuhanga umwe wavuze ngo iminsi yose Imana iguha kubaho mu isi ngo ni ishuri ry'ubuzima bwawe. Bishaka kuvuga ngo na igihe cyose duharanira kwiga, reka twige tumenye neza ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rigwiriye kandi turishyire mu bikorwa. Ibyo bizatuma duhinduka abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo. Hanyuma Yesu arangizanya n'ijambo ry'ihumure kandi ribizeza ko ari kumwe nabo kugeza ku mperuka y'isi. Reka twizere uyu mwami Yesu Kristo udusezeranya ko ari kumwe natwe kandi ko azabana natwe kugeza ku mperuka y'isi. Ndagira ngo ndangirize ku bintu bitanu ushaka kuvuga nk'inyigisho dukwiriye kuzirikana kuri uyu munsi ku bw'ijambo ry'Imana twumvise. Ndagira ngo icyambere, ndagira ngo rwose mbasabe ngo mureke tugarukire iyi Mana, twihane ibyaha byacu bitume duhinduka ubuturo bw'umwuka wera. Hanyuma nk'uko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 10 akavuga ngo kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Haleluya. Icya kabiri, iyi Mana ishaka ko tuyigandukira tukarwanya Satani kuko nawe azaduhunga. Twegera Imana kuko nayo izatwegera. Nk'uko urwandiko rwa Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8 bitubwira. Hahirwa abegerwa n'Imana bakomatana nayo. Icya gatatu, reka twizere uyu mwami Yesu Kristo utwizeza kuba hamwe natwe kugeza ku mperuka y'isi. Ndabinginga ngo mwakire uyu mwami mubone ubugingo buhoraho, kuko uwizera niwe ufite ubugingo buhoraho. Icya kane, ndagira ngo mbashishikarize gukomeza gukunda Imana imwe mu butatu bwera, muyikundisha umutima wayo wose n'imbaraga zanyu zose n'ubwenge bwanyu bwose. Hanyuma icya gatanu nuko dukwiriye kugomeza gukorera Imana yacu tuyubahisha ibyacu byose kandi duharanira no gukorana nayo, dutanga icya 10 n'amaturo bishyitse, kuko iri ni itegeko ry'Imana, ntabwo ari uguhitamo kwawe. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo kubahiriza ibi ngibi bizana imigisha myinshi, nk'uko igitabo cyo Gutegeka 2 igice cya 28 umurongo wa 1 kugeza kwa 12 bitubwira. Imana rero ibagirire neza, muzirikane izi ngingo 5 kuri uyu munsi w'ubutatu bwera, kandi Imana ikomeze kubabera ubuhungiro muri byose nibyo mbifuriza mu izina ry'Imana Data twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amena. Arakoze nyakubahwa Bishop Asiel ku butumwa atugejejeho. Reka tubutekerezaho, mbasabe aho turi duhaguruke mu cyubahiro cy'Imana, tuvugire hamwe ukwemera kwacu nk'abakristo dukoresheje amagambo yo kwemera kw'intumwa. Ariko nk'uko mubizi ko uyu munsi ari umunsi w'ubutatu bwera, babona umwanya twabagira inama yuko muza gusoma no gusubiramo mu miryango ukwemera kwa Athanasio wera, Athanasius Creed, iri kuri page ya 27. Ariko ubu twese duhagurutse tuvugire hamwe kwemera kwacu duyobowe n'igitabo cy'amasengesho kuri page ya 9. Nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, nemeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi, nemeye na Yesu Kristo umwana w'ikinege, umwami wacu wabyawe n'umwari Mariya, kandi yonde yasamye ari y'Umwuka wera,
yabajwe Pontiyo Pilato yari umutegetsi, abambwa ku musaraba, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu mu bapfuye, azuka ku munsi wa gatatu, ajya mu ijuru, none yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese ushobora byose, niho azava aje gucira abakiriho n'abapfuye urubanza. Nemeye umwuka wera, nemeye ko ari itorero ryera Katolika ry'Abakristo bose, n'ubumwe bw'abera, no kubarwa ibyaha, no kuzuka k'umubiri, n'ubugingo budashira. Amen. Haleluya. Reka dukomereze ku gikorwa cyo kuramya Imana, tuyitura, turirimbira hamwe indirimbo ya 19. Ni indirimbo ya 19 ivuga uko ijuru n'isi n'izuba n'ijoro n'amanywa biramya Imana. Reka rero dufatanye nabyo kuramya Imana dukoresheje ubutunzi Imana yaturagije kugira ngo ihabwe icyubahiro kandi ubwami bwayo bugaragare mu mirimo y'itorero. Senge Nyagasani Imana yacu twishimiye cyane amaturo abagaragu bawe n'abaja bawe batanze bakuye ku byo babikije, bakuye ku butunzi babahaye. Turakwinginze ngo ituro riri umugisha rikora umurimo wawe, rifasha abakene, rifasha abashonje, kandi tugushimiye n'imitima itanga, imitima ikunda gutanga, imitima ikunda kwitanga kugira ngo uyihe umugisha. Kandi dusengeye imirimo yacu dukuramo iri turo, imirimo myiza dukora iyo ari yo yose iguhesha icyubahiro uyihe umugisha, kugira ngo tuyikore tunezerewe, dukuremo icyo dutunga ariko dukuremo n'ituro tuguha. Wiheshe icyubahiro mu butunzi bwacu kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ishimwe ku ijambo ryayo, kandi umwuka wera w'Imana arigeze mu mitima yanyu aho muri kubaryumvise mwese, ndetse n'abari buze kuryumva nyuma kuri za interinete no kuri za YouTube n'ahandi. Bishop Asiyeri, twongeye kugushimira kuri iryo jambo ryiza utugerejeho. Reka rero mbasabe aho muri kugira ngo mujye juru mu ngo zanyu, muri saro zanyu, dusaba umugisha w'Imana. Kambasabe muhaguruke. Mana ishobora byose, twongeye kugushimira ijambo ryawe twumvise, twongeye kugushimira n'uritugejejeho. Turagushimira yuko uri Imana igira neza, yuko uri Imana isanga abantu aho bari n'igihe barimo, kandi uri ya Mana twishimikiza. Uri Imana y'urukundo, uri Imana y'amahoro. Reka amahoro utanga aruta uko umuntu wese yakwibwira, akomeze kuturinda, aturindire imitima
aturindire ubwenge, aturinde aho tugenda hose, aturinde mu ngo zacu, aturinde mu miryango yacu, aturinde mu mihanda, aturindire abakurikiranye abanyarwanda mu buryo bwo kudusuzuma, mu buryo bwo kudufasha kwirinda, mu buryo bwo kudufasha no kuduha impanuro zikwiye muri iki gihe cya coronavirus. Maze Mana, nitwabona ibyiza ukora, ibyo wadukoreye, iyo ukomeje gukora, aho dukuye n'aho tugejeje, turushirizaho kugushima, turushirizaho kugukunda no gukunda umwana wa Yesu Kristo umukiza wacu. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose, Imana Data, Umwana, Umwuka Wera, bane natwe twese aho turi, bane natwe twese mu miryango yacu, mu ngo zacu. Uwo mugisha uduherekeza aho tugenda hose, uwo mugisha ubane n'abayobozi b'igihugu cyacu, kuva kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugeza ku nzego zo hasi. Uwo mugisha ubane n'abanyarwanda bose, uwo mugisha ubane n'abarwayi kandi ubakize. Uwo mugisha uturinde kandi uduherekeze none n'iteka ryose. Amen. Murakoze rwose, Imana ibagire neza, icyumweru cyiza cy'ubutatu bwera. Ngaho mukomeze kwitananaho, kwita ku bandi, kubakunda, ariko ntimwirare, mukomeze kwirinda. Imana ibagire neza. Reka tugihagaze dusoze n'indirimbo ya 406, n'indirimbo iduhagurutsa, iturarika kugira ngo tujyane ubutumwa, ntibugume aho turi gusa, ahubwo tubujyane muri Afurika no mu isi yose. N'indirimbo nziza, n'indirimbo idufasha kutwereka ngo ntabwo ubu dushoje, ahubwo dutangiye urugendo duhamagarana, tubwirana inkuru nziza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Sakiza koya dukijije, niwe mwami, niwe mwami, niwe mana, niwe mwami, niwe mana, igikiza abanyabyaha, twebwe abanyabyaha. Ese murafurika yose ko hari mu mwijima mwinshi, none kugira ngo ushiremo, Yesu aragutumye kubutumwa. Wiceceka, 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 jyana umucyo umurikira Afurika.